kubera bifashije watifashije ntiyatinyuka kuvuga ngo yajya kumurega gutyo, niyo yamurega ntiwamenya nyine uko byagenda, wenda bo ni n'abakiri bafite ko batanze mu buyobozi. Nigaga mu wa gatanu, umuhungu aranshokanera inda, siyagira icyo yongera kumfasha. Uyu Ikibasumba Elizabeth ubu ngubu utuye mu kagari kagakomeye umudugudu w'Ubutatu, afite imyaka 17 ubu tuvugana, ariko yatewe inda afite imyaka 13, dore ko yaravuye mu ishuri yiga mu wa gatanu primaire bakamutera inda, agaterwa inda n'umusore ufite imyaka 22. Uyu mukobwa yagiye gutanga ikirego kuri RIB, ariko agirwa inama yo kuba umuryango we ndetse n'umuryango w'umuhungu wamuteye inda bakumvikana, ahubwo hakarebwa uburyo ki uyu mwana yazafashwa kurera umwana yabyaye. Rero uyu mukobwa ni inshuti yanjye, nk'uko nguko yagize inda, mu kugira inda abaho mu buzima bubi nyine, iwabo barakenye ntabwo bifashije. Amaze kugira inda rero umusore nawe akageza akambwira ubuzima abayeho, ambwira n'ukuntu uwo mugabo yabyaranye nawe yaje guha umwana ikinini cy'imbeho, barakimutamika barabimenya nk'ubwo yatinye kubibabwira kuko ni inshuti yanjye. Babimenye ngo umuhungu aza gusaba imbabazi ngo n'abandi bari bamushutse ngo nibice uwo mwana baragenda baramuvuza arakira. Rero n'ejo bundi nagiye kuza mbona araza arambwira ati ko banyirukanye ngo mbirye iriya, ati twabuze icyo turya, ni gutya ureba umwana ni amashereka, abayeho gutya na gutya, nta buzima mbayeho n'ubu ngubu. Ndavuga ati shewe ntabigire, nta kundi mfite, dore nanjye ahamba ni mu ikode, nta kuntu mba mfite nagufasha, keretse naba mpishije nk'uko nkamuha tubanaho muri ubwo buzima agataha. None uyu munsi yaje kumusura ambwira ngo asigaye yibana, aho yarahavuye ari numugira neza wabaye mutije inzu, ngo nabwo nabona uwijyamo azahita amukuramo. Iwabo ntabwo bamwemera ko ahaba, kwa se w'umwana barifashije ni n'abakire, ariko ntibafashe umwana. Nk'uyu yagiye kumwaka imfashanyo ni ukumuha isabune gusa. Isabune urabizi ko umubyeyi aba akeneye igikoma, nta gikoma bamuha, bamuha iyo sabune akabaho gutyo, kubera bifashije watifashije ntiyatinyuka kuvuga ngo yajya kumurega gutyo, niyo yamurega ntiwamenya nyine uko byagenda, wenda bo ni n'abakiri bafite ko batanze mu buyobozi. Bigenda gutyo, umukobwa nuko abayeho muri ubwo buzima, mbese utamenya, afashwa n'abagira neza. Murabona uburyo ameze, nawe yari umwana mwiza ubyibushye, none reba uburyo ameze, yadwaye arimenya, nkatwe abaturanyi twagiye tubona tukamuha. Ngewe nashishikariza nk'abayobozi bakuru yuko basi bajya bigisha abayobozi kugira impuhwe, bareba n'umwana warenganye bakamurenganura, kuko abayobozi nta kintu bari gukora. Abana batoya bari kwangara, niho abandi usanga babafashe bukaba n'ejo bundi hari uwibye hano bajyaho baramukubitagura, kandi biterwa n'inzara. N'ubu yaje akajya mu bisimbo byanjye akabisoroma, ntago yaba ari we, ntago yaba yiwe, byaba bitewe n'inzara. Aronsa ni umubyeyi, aribana ntacyo arya, nta murima, ubwo se nk'ibi iki gihe nta kazi kariho, uba yabatungwa n'iki? Ntacyo. Kwa kundi guhita yifata akajya kwiba, cyangwa ugasanga yiyahuye kubera nta kirengera afite. Nigaga mu wa gatanu, umuhungu aranshokanera inda, siyagira icyo yongera kumfasha. Mu rugo baranyirukana, ndibana ndakodesha. Twaragiye tujya kuri RIB, nagiye kwa muganga kwipimisha, banyoherereza kuri RIB. Kuri RIB ndagenda sibongera ibyo, mpita mbyara, sibongera kugira icyo babyitaho. Baranyirukanye ngo ningende njyane umwana kwa se baramwanga. Nanjye papa aravuga ngo ningende nshaka iyonjya, ngo anshaka n'ikinyendaro cyane. Nyine mbayeho nabi ndikodeshereza, nabona aho nkora nkakora. Abasore bakunze gutera abakobwa inda nk'uko nawe wahuye n'iki kibazo, barangiza bakabihakana, ntibabafashe no kurera. Nk'umukobwa wahuye n'iki kibazo, iki wasaba inzego za leta? Nazisaba kumfasha nyine
zikamahomba zikategeka n'uwo muhungu akamfasha. twegereye umuryango wa Akarizabeti tubabaza icyatumye badakurikirana uwateye inda uyu mwana Akarizabeti. ababyeyi be batubwira ko imiryango yombi yumvikanye babigiriwemo inama n'ubuyobozi ko bazafatanya kurera umwana wavutse, ariko ngo nyuma uwateye inda yaje kwihinduka yanga gufasha Akarizabeti. aba babyeyi kandi bavuga ko kimwe mu bintu byabakomye mu nkokora ari uko umuryango w'umuhungu wateye inda ari umuryango wifashishije umuryango ukize, bakaba bakeka ko hashoboka kuba harabayeho gutanga amafaranga mu bayobozi kugira ngo bagirwe inama yo kwanga gukomeza kurega umuhungu wabo kugira ngo adakurikiranwa n'amategeko agafungwa. iyo umuntu akuruta rero urabona ndi umukene uhora utinya umuntu w'umukene, ni ukuvuga ngo ibyo byose iyo umuntu akuruta aba akuruta. uyu mwanya nshobora kujya kwa mudugudu, najya kwa mudugudu ngasanga yananzeyo. urumva ko iyo afite amafaranga ntacyo wavuga wowe uri Rwanda rugufi uri hasi. bose niko byagenze. byagenze gute? babwiye umukobwa tugenda bumvikane n'umuhungu, agiyeyo rwose baba bati nta kibazo tumukurikirana tumufashe, n'umuhungu arabyemera. umukobwa ati ndagukunda, umuhungu ati ndagukunda. ariko nyuma y'ubwo imyenda y'uriya mwana ahetse niyo nabonye, nakuvuga ngo nta bihumbi 2 cyangwa 3 bigiye bamuha ati buri gikoma ugire gute unywe. ni ukuvuga ngo rebu yadusabaga kugira ngo twumvikane, wowe n'abandi, njyewe n'uwo mukwe wanjye no kwa data bukwe. noneho kumvikana kwanjye nabo ntabwo byakunze, kubera inshingano n'ubundi zaba zaravuzwe ntabwo bazubahirije kugeza uyu munsi. mwari mwiyemeje ikirere batweje ni kimwe ari mwiyemeje. ikintu twe twemeje ni uko ari gutwara uriya mwana wanjye, hama akajya gute akareba yamukodeshereza yamwubakira akamutunga. njye nicyo nifuzaga. biza kurangira atabi ntakina mu mariye. umwana yaje kuva hano gute mu rugo? umwana kuhava nakuye ko ari ubwo buryo bwo kubaho nabi. kuri ribo yo kwa muganga baramubwiye ngo nagende, nimba mukunda n'undi amukunda bagende babyumvikaneho n'ababyeyi bombi. turangije tujyayo ku babyeyi, turicara tubibatekererezaho, baravuga ati nta kibazo tuzamufasha uko bishoboka kose. n'umuhungu nashakisha uburyo ishuri arireka ubundi akurikirane umugore we, kuko n'umugore we ubu ntabwo akiri umunyeshuri yabaye umugabo. birangije tubaho ngaho kuri ribu tureka kujyayo kubera ko bari batubwiye ati naramuka amwihakanye mujye kuri ribu kiramuruza. iyo ubona umugore afite umwana n'umukobwa akaba afite umwana, ubwo ni ukuvuga ngo ni nk'abadamu babiri mu rugo, ariko ni ukuvuga ngo bose si abanjye, wanjye ni umwe. umwuzukuru ubwo uwo mukobwa wanjye nawe ni uwo wanjye muri makeya, ariko none birambangamira mu bundi buzima. nk'uko abaturage babivuga, muri aka gace harimo abakobwa benshi batewe inda batagejeje imyaka. bavuga ko ari ikibazo rusange kandi bakavuga ko ubuyobozi ntacyo bugikoraho, nta n'icyo bashaka kukivugaho, ngo dore ko iyo utanze ikirego cyawe kitumvikana ahubwo hajyamo uburyo bwo kukugira inama yo guceceka nk'uko byagenze kuri Akarizabeti. natwe twagerageje kugira ngo tuvugishe umurenge, ubuyobozi bw'umurenge ndetse n'ubuyobozi bw'akarere, ntago byadukundiye, ariko turakomeza dushakishe amakuru arambuye kuri iki kibazo kugira ngo gihabwe umurongo ufatika kandi uwakoze icyaha akurikiranwe n'amategeko nk'uko bigomba.